kugira ngo ubashe gufata ibyemezo bishingiye ku kuri kuriho. Mbere na mbere sobanukirwa kubogama kose ugira mu byemezo ufata, kubwo kuganzwa n'amarangamutima. Niba hari amarangamutima twese duhuriyeho, ni amarangamutima yo gushaka umunezero tugahunga umubabaro. Bityo iyo dushaka uwo munezero mu mibereho yacu, birangira biduteye kubogama ku bw'inyungu zacu, aribyo mu cyongereza bita bias. Kubogama kwa mbere tugira kwitwa confirmation bias, gushaka ibitekerezo bishyigikira ibitekerezo ufite, ukirengagiza cyangwa ukarwanya ibinyuranya nabyo. Ibyo ni confirmation bias. Kabiri, conviction bias. Ese ni gute ibitekerezo byanjye bitabara ukuri kandi byarantwaye imbaraga nyinshi mbishyigikira kandi mbyizera? Iyo umaze igihe ufite ibitekerezo runaka, ubyizera ubishyigikira, kubw'imbaraga n'igihe byagutwaye, birangira ubifashe nk'ukuri, ku buryo wagize umuntu ukubwira ko ari ikinyoma mutakumvikana. Gatatu, appearance bias. Iyo ubonye umuntu akora ibikorwa byiza, ukamubona na kimwe mu bigize imico myiza, utangira gutekereza ko ahantu hose ari mwiza, mu mpande zose. Niba ubonye umuntu afasha abandi mu buryo runaka, uravuga uti mbega umugira neza. Nkurikije uyu muntu uko mubonye, buriya ntabwo abeshya, ntabwo agira amahane, agira urukundo, ni inyangamugayo, ni umuntu mwiza pe. Ibyo ni kimwe n'uruhande rw'imico mibi. Niba umuntu afashwe yiba, ubwo ni umunyarugomo, aratukana, n'ibindi bikorwa bibi byose arabikora, ukabimugerekaho nyamara nta kuri ufite nk'igihamya. Kane, group bias. Twishimira kubona hari umuntu utekereza nk'uko dutekereza. Dukunda kandi twizera abantu batekereza nk'uko dutekereza. Mu yandi magambo, dukunda kugendera mu kigare. Mbwira abo ugendana nabo, nakubwira uwo uriho. Ikiremwa kibana n'icyo bihuje. Hari ubwo wemera igitekerezo runaka kuko abandi bose bacyemeye, nyamara iyo haza kuba ari ku giti cyawe gusa, hari ukundi wari kubifata bitandukanye. Gatanu, blame bias. Ese ninde nyirabayazana? Biroroshye kubona ikosa undi muntu yakoze, ariko bikagorana kumva ko wakoze ikosa. Sinjye nyirabayazana w'iki kibazo, ku bwanjye sinkora ikosa, ahubwo ndashukwa. Uti runaka yambehereye ikigushi, n'ibindi nk'ibyo. Birabaza cyane kwireba mu ndorerwamo, ukibonaho nk'umuntu wakoze ikosa w'umunyamafuti. Nubwo yaba ari wowe wakoze iryo kosa, hari ukuntu wimva kuri mukuri. Kwiyumva gutyo mu gihe ufata ibyemezo, ni ukubogama gushingiye kuri nyirabayazana, mu cyongereza bita blaming bias. Gatandatu, superiority bias. Twiyumva nk'abantu beza, b'indahemuka, bazi gufata ibyemezo bya kigabo, by'indashyikirwa, ko turi urugero rwiza mu bandi. Ariko se niko biri? Mu by'ukuri siko bimeze, kuko iyo biza kuba bimeze gutyo, isi kiba yuzuye amahoro. Kwiyumva gutyo ko turi beza, turi abanyakuri, turi intangarugero, ibyo nibyo bita superiority bias, kumva ko turusha abandi. Ubwoko butandatu bwose bwo kubogama niyo ntandaro yo gufata ibyemezo bidakwiye, bitasesenguwe neza, rational decision. Nyamara mu gihe twamenye ko tuba muri uwo mutego kenshi wo kubogama ku bw'ibyifuzo by'amarangamutima, kubimenya nibyo bidufasha kubyirinda. Menya uburyo bwose ubugama mu gihe ufata ibyemezo. Understand your bias. Intambwe ya kabiri wifashije kugira ngo ufate ibyemezo by'ukuri bishingiye ku kuri kuriho, reality, aho kuganzwa n'amarangamutima mu byemezo dufata, ni ukwitondera ibintu bishobora kuzamura amarangamutima mu gihe runaka, n'ibindi bishobora kukuzamurira amarangamutima mu buryo bwiza cyangwa se bubi. Ariko mu gihe utabigenzuye bikaba byica ibyemezo ufata, ugafata ibyemezo bidakwiye, amarangamutima yawe ashobora kuba yahindurwa cyane cyangwa se yazamurwa cyane n'ibi bintu bikurikira. Icya mbere, kwibuka ibintu byigize kukubaho kera mu bwana bwawe. Kabiri, nko gutombora amafaranga menshi mu mikino y'amahirwe, ukabona amafaranga y'umurengera kandi utari uyiteze. Gatatu, guhomba amafaranga menshi cyane, nyuma yaho mu minsi mike ukabura uwo wakundaga. Kane, gushyirwaho igitutu. Iyo badushizeho igitutu, by'akarusho bigakorwa mu buryo bwo kubongamira, buri negative, ibi bishobora gutuma kamere yawe ya nyayo yigaragaza.
ukareka kuba wa muntu mwiza wari usanzwe uri we ugahinduka. 5. Group affect. Hari ibyiyumvo bishya ushobora kugira bitewe n'abantu muri kumwe mu itsinda. Nk'urugero rwiza ni nk'abantu bahuriye hamwe ku bw'imyizerere runaka. Intambwe ya 3 mu gufata ibyemezo bishingiye ku kuri ni ugufata ingamba. Dore ingamba zagufasha gufata ibyemezo bishingiye ku kuri. Mbere na mbere, banza wumve ko turi ibiremwa biganzwa n'amarangamutima mu byemezo dufata. Ko amarangamutima agira uruhare runini cyane muri ibyo byemezo ufata. 2. Amarangamutima ufite yaha agaciro akwiriye n'uburemere bwayo. Yashyire ku munzani yaringanyize, wirinde ko asumba ibitekerezo bya nyabyo ufite by'ukuri bishingiye ku kuri. 3. Increase reaction time. Fata igihe usa nkaho ucecetse, wirinde guhita utanga igisubizo kitagisana n'ibyakuzamuriye amarangamutima. Nk'urugero, niba hari umuntu wakubwiye nabi akakubwira ijambo ridashimishije, fata nk'amasaha 24 utekereza neza kuri ibyo mbere yo kugira icyo uvuga kuri ibyo bintu. Nibwo ushobora gufata umwanzuro mwiza kuri icyo kibazo. 4. Kumva ko ushobora guhindura abantu nk'uko ubyifuza. Nta muntu uzahinduka kuko wowe ubishaka, ahubwo azahinduka ku giti cye kuko yumva ko bikwiriye. Uzakoreshe kora ndebe, ariko wirinde vuga numve. Abantu nibabona ko ukora ibyiza bazahinduka kurusha uko babibabwira mu magambo. Iyo duhuye n'abantu hari ubwo tubona bakora ibintu twe tutiyumvisha ko ari byo, nyamara bitewe n'amarangamutima dufite, ubwo tugatangira kubacira imanza kuko bakoze ibyo twebwe tudakunda. Ubwo tukumva twabahindura uko tubishaka, banga kubyumva bikatubabaza katujyana kure. Tugatangira kumva ko badusuzuguye, ko baduciye amazi. Kubw'amarangamutima ukumva ko wowe uri mukuri, nyamara atari ko biri. Siko bihora, gusa si ihame kuri ubu ngubu. Inama hano tugirwa, akira abantu uko bari, ugerageze kubafata uko bari, umenye uko bateye n'uko wabitwaraho. Mu byemezo ufata, amarangamutima ntabwo azaburamo, ariko uzirinde ko yiganza akaguhuma amaso. Niba wumva ushaka kuba umuntu mwiza, ushobora kubana n'abantu mu mutuzo, ukanasobanukirwa impamvu abantu bitwara uko bitwara, biragusaba gusobanukirwa imbaraga z'amarangamutima n'uruhare agira mu byemezo ufata. Mwakoze kureba iyi video. Iyi yari chapitire ya mbere y'igitabo The Laws of Human Nature. Tukazagaruka tureba chapitire ya 2 The Laws of Narcissism. Niba iki kiganiro hari icyo wakuyemo, kora like kandi ntiwibagirwe gukora subscribe niba utarayikora. Sangiza abandi iyi video, unatanga ibitekerezo. Iyi ni Inkuru Nziza Product Official, mukaba mwari kumwe nanjye Francis Inkuru Nziza. Turabakunda, Uwiteka abahe umugisha. Menya kandi usobanukirwe imiterere ya muntu.